Turabaramukije inshuti bakunzi ba Life Radio na Life TV. Nitwa Samuel Ntibayizi, n'umunyamakuru kuri Life Radio na televiziyo. Uyu munsi yifuje kubagezaho ubusobanuro bw'iminsi 10 abigishwa ba Yesu bamaze mu cyumba cyo hejuru. Ese iyo minsi 10 mu cyumba cyo hejuru itwigisha iki muri ubuzima bwacu bwa buri munsi? Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 14. Haranditse ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo yababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho muzabatirishwa mbabarire, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Isirayeli? Arababwira ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi wa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andreya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alfayo na Simon Zelote na Yuda mwene Yakobo babaga. Mwakire ijambo ry'Imana. Iyi minsi 10 abigishwa ba Yesu bamaze muri kiriya cyumba cyo hejuru ifite amateka akomeye cyane mu mibereho y'itorero ry'umunsi wa none, kubera ko ni iminsi yo gutegereza gusohorezwa isezerano. Ni iminsi bamaze bategereje gusohorezwa isezerano, nk'uko Yesu yari yabasezeranije ko azaboherereza Umwuka Wera. Kandi koko muri la minsi 10, nyuma y'iminsi 10 nibwo bohererejwe, nibwo bamanukiwe n'Umwuka Wera. Dusoma ko iryo sezerano Imana yari ritanze kuva kera kose. Somye mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice 3 ku murongo wa 1, ubona ko Imana yari yatanze iryo sezerano, kandi no Yesu bwe yaresezeranije abigishwa be ko azabasohoreza iryo sezerano. Icyo byigisha umukristo nuko niba waravuganye n'Imana ikaguha isezerano, usabwa gutegereza ko Imana igusohoreza isezerano, ugategereza isaha y'Imana, nturambirwe. Ariko nanone bari hariya muri ya minsi 10 bari bategereje ko Imana ibahindura bashya. Imana yarabahinduye kubera ko Imana yashakaga kubakoresha umurimo. Tuvuge kuri kiriya cyumba cyo hejuru abigishwa ba Yesu bamazemo iminsi 10. Kuba baragiye mu cyumba cyo hejuru, ntabwo bari bananiwe kujya mu cyumba cyo hasi ngo abariho basengera. Ariko burya kiriya cyumba cyo hejuru ni ishuri, ariko ni ishuri ryo mu rwego rwo hejuru. Cyari ikimenyetso gikomeye cy'uko bageze
ku rwego rwo hejuru mu by'umwuka, bageze mu rwego rwo hejuru mu buryo bw'umwuka, niho bagiye gusenga, bigira gusenga ku rwego rwo hejuru, niho bigiye kwitandukanya n'isi n'iby'isi mu rwego rwo hejuru, niho bigiye kumvira Imana mu rwego rwo hejuru, niho bigiye kwiyegurira Imana mu rwego rwo hejuru. Imana niyo yabigishaga muri kiriya cyumba cyo hejuru, kandi bigisha ku rwego rwo hejuru kuko bigishwaga n'Imana. No muri ubuzima bwacu bwa buri munsi rero, mbere y'uko umuntu ajya gukora umurimo runaka cyangwa se ashingwa inshingano runaka, agomba kubanza gutegurwa n'Imana. Nayo yari iri gutegura abigishwa kubera umurimo mushya yari igiye kubashinga. Mwibuke ko kuri uwo munsi wa Pentekoti nibwo itorero rya Kristo ryavutse, kandi nubwo ryatangijwe na Yesu rigatangizwa n'Umwuka Wera, ariko abigishwa ba Yesu nibo bagombaga kubishyira mu bikorwa, bakagenda bamamaza inkuru nziza. Ari nayo mpamvu bambitswe imbaraga. Umwuka Wera arabamanukira, abambika za mbaraga zo mu rwego rwo hejuru. Iga gutegereza ko Imana igusoreza isezerano mu gihe gikwiye, wirambirwa cyangwa ngo wishakire ibisubizo. Ikindi cya kabiri, nk'uko Imana itegura abo ishaka gukoresha, natwe ubwacu bidusaba kwitegura, tugana amashuri tukiga, cyangwa se tukajya mu mahugurwa y'uburyo butari bumwe, noneho tukitegura mu mpande zombi, uruhande rw'umubiri ari n'uruhande rw'umwuka. Birumvikana ko abigishwa ba Yesu bari barateguwe ku buryo buhagije, kandi bategurwa n'Imana kugeza n'ubwo boherereje Umwuka Wera wo kubuzuza imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza.